Hey guys, turabaramukije neza cyane bakunzi ba Dusabumuremyi Eric Official. Mwebwe mukomeze kugenda munkurikira ku biganiro ngenda mbanyurizaho umuyoboro wanjye wa YouTube, haba ari ibyegeranyo, amakuru agiye asanzwe bari kuvugwa. So kuri ubu rongeye gufata umwanya mvuge bimwe mu bintu ngiye mbona nenga ku giti cyanjye. So hari amakuru mu minsi mike yashize narabibonye nuko ntigeze mbivugaho, ariko hari ukuntu udakora ikintu ukumva ariko still n'ubundi umutima w'ikikubureminga ku kintu utarakivuzeho ikintu kandi ufite ukuntu ukibona mu buryo bwawe. Buriya akenshi iyo witegereje twebwe cyane nk'abanyarwanda, hari uburyo nyine abantu bitwara muri sosiyete, uburyo ugasanga umuntu afite uburyo nyine bw'imyitwarire ndetse n'imyifatire ubona itandukanye n'iy'abandi bantu. Ibi ngiye kubivuga bigendanye n'ibyitwa ngo ni isi igezweho cyangwa se ibyitwa ngo ni iterambere twitwa ko turimo turajyamo cyangwa se twamaze no kugeramo, ahubwo dukatazemo twavansa ngo tugere ku bandi bitwa ko badusize, nk'uko bavuga ngo hari ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere n'ibyitwa ko byabaye developed, underdeveloped n'ibyabaye developed byamaze gusa nkaho bitera imbere mu kuntu. Iyo urebye hari ibintu ugenda ubona nyine biba bigenda bifata urundi rwego. Naho sendera mu minsi mikeya ishize Ashton Hall yari ari mu Rwanda. Nishimiye ko bamwakiriye neza, abantu bamwereka urukundo, mu by'ukuri ishusho nziza y'u Rwanda yabasha kugaragara, abantu bamwereka umutima mwiza, abantu bamwereka ko bamukurikira, kirenzeho nawe umuntu nyamuntu agira n'umutima wo gufasha ku buryo hari abantu yahinduriye ubuzima. Ni ikintu cyo kwishimira. Ariko icyo mvuga aha ngaha ari cyo kintu ngiye no kudisikasingaho, ngiye gufata umwanya wanjye nkavugaho. Hari abantu umunsi bari bagiye kwa The Ben yari yamwumvise ngo azajye iwe mu rugo amusure. Hari umukobwa bita DJ Flix Ashton Hall yamuhaye amadolari 700. Ntabwo ari ukuvuga ngo byarambabaje kuko nta shyari mugira, nta naho muzi, nta n'icyo mfa nawe. Ariko video nigeze kureba yiwe mu minsi yashize ahantu yari ari gukorera ikiganiro kuri YouTube channel y'umuntu bita Murindahabiri, amubwira Murindahabiri arimo avuga DJ Flix Ashton Hall yaje mu Rwanda ati mana ati nge bantu nk'abariya wapi kabisa, zizira size turasebura hari ikimuvaho turiya muntu gutya na gutya, ati nge kabisa tayi nkaziri yanjye ntacyo navugana nawe, nta bintu bikaze pe. Yizera ko ntago nezaduritinga cyangwa ibintu ngo mbishyire ku rwego bitariho cyangwa mbihe uburemere bukabije. Birakwiye ko buri muntu wese nge kuba ntakoresheje ja video nuko mbishaka kuko ntashaka kwikoresha, ndetse niba hari n'umuntu wumva ko bimuteye ikibazo kuba atayibonye, nge ntabwo ndi buyimentioning cyangwa se ngumfate n'ubushoti bwayo nge ndabushyira muri no video, just nshatse uburyo nge ndikundinga amajwi yanjye uburyo numva n'ibintu ntago, ndetse nunabishaka nashaka agiye muri phone ndaza kuza kwimushyiriramo kuko ndabizi ko ni video yagiye inyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uriya mutipe ubwo yazaga mu Rwanda uwo Irene agakoresha ikiganiro uriya mukobwa kuri YouTube yiwe, uriya mukobwa yavuze ko umuntu nk'uriya ate abantu bangana kuriya, umuntu nk'uriya ngiye kuri nge wapi kabisa, ntabwo ari zo size zanjye, bira ntabwo binkorera tu. Ndumva ni nabwo buryo yabivuzemo. Ikibinyibukije uyu munsi nahoze ndi kuri internet sinzi ukuntu iyo video nongeye guhura nayo, ndavuga se kino kintu wakivugaho ko mfite icyo kukivugaho, maze iminsi nyitarutse nanga kukivugaho, ubundi wakivuga ariko yino mwanya n'ubu. Uriya mwana w'umukobwa yigize umuntu urenze, ati wapi biki n'ibiki, turiya hari ikintu wamukuraho. Kuvuga ngo nta kintu wamukuraho, bwa mbere ni icyumvikanisha ko hari icyo akura ku bandi. Icyo nicyo kintu cya mbere, icyo kintu akura ku bandi wakabona ntacyo yagira gute yamukuraho. Icyo kikaba ikibazo gituma uriya mukobwa yumva ko niba hari ubutipe cyangwa abasore cyangwa abagabo cyangwa se abari bo bose yabakuramo amafaranga yitwaje kubareshya ubucuti, umubano, ubusambanyi, you never know, ntabwo wabimenya ko umuntu ni mugari tu. Ariko uko biri kose nibwira ko abo avuga nibura ntacyo yamukuraho, hari abandi afite icyo akuraho ku buryo wabona ko ntacyo yamukuraho. Sinzi niba ibintu tubyumva kimwe. Hanyuma arangije avuze ibyo bintu yaravuze ngo size nk'iriya ngo abantu bameze kuriya ngo ntago ngo kuri we ngo bamukorera ngo iki, kumukora ni nko kuvuga kuri nge ntago nk'abariya wapi, nge ntago bijya bivamo, iyo meaning yabo. Ariko nanone ukibaza ikintu kivuga ngo
aba bakobwa cyangwa se iyi society tubona hano mu Rwanda, icyambere ni icyo akura ku muntu. ese ubundi kuki adahaguruka we ngo yishakire iki? nshimye ngo ni umudidi udakorera yiwe akumva ko akwiye kugira ibyo akora kuri abo bahungu cyangwa basore ku buryo yumva ko uri watagize icyo akuyeho, ubundi arinda kuyaguha kwiteza ngo bigende bite. Hari isambu mugura, hari inzu mugura. Ibi bintu nyine bigenda bikwereka mentality trip cyangwa se mu mutwe ko umuntu ari hasi cyane. Ni umuntu nyine uciriritse tubura aho mu mutwe umuntu uri aho ngaho. Ibyo birarangije. Ashton Hall ubwo The Ben yari yasuwe na Ashton Hall n'abitwa ba Kitoko n'abandi nagiye mbona nk'aba Khalfan Govinda n'abandi batandukanye nk'aba AG Promoter, uriya mukobwa yaje kuza kujya kureba Ashton Hall amwibonekezaho imbere, ntiyabyita kwishyandura muri make. Umuntu yibagiwe ubugambo yamuvuzeho, ajya kumwishyomotsaho imbere amwibwirisha, njyewe nitwa DJ Flex, nkora ibi n'ibi ngibi, kuba nkora ibi n'ibi ngibi, ndi umu DJ, ndimo ndagira ngo ndebe ko najya kuri uru rwego. Tipa aramubwira ati courage man, courage ukore, bizacamo bizagenda. Umwana mwiza kabisa Ashton Hall, uzashyiremo imbaraga ukomeze ukure bizakunda. Ashton Hall nk'umuntu n'ubundi ufite umutima wo gufasha kimuntu, arangije aravuga ati bonsa cyangwa se bodyguard wanjye kuramo n'amafaranga umuhereza. Bamuhaye $700. Ayo mafaranga ufashe idolari n'uburyo rikubiye ubu ngubu ni amafaranga ashobora kuba nka muri miliyoni, kuko idolari ni $1,470. kubye n'amadolari 700 bigwa muri miliyoni hafi n'uduhumbi dukeya gutyo, bitarenze miliyoni 1,900 gutyo. Uwo mukobwa ntiyarebye ngo uwo muntu yasabyaga ajya kuri YouTube ajya kuzana ubwo buntu n'ubwo bugambo buvugagura inahurutura ubugambo, niwe agiye kwibonekezaho imbere ajya kumwaka ifoto ngo ndi umu DJ, ngo mpifoto nzayigira urwibutso, just nanjye agafoto nzagagira urwibutso. Umuntu uvuga ko ntacyo kuri wowe atagukurura, nta birenze umubonamo nk'uko wabivugaga, ujya kumwaka iyo foto ugamije urashya warura iki? Ni iki gituma umwirukaho gutyo kandi ujya mu bugambo ukajya ku YouTube ukajya kwibaraguza ubusa, mu nyuma bikarangira ari wowe ugiye guta na bimwe bavuga ngo umuntu akazisubira ku mwanda yataye akajya kuwutoragura. Sinzi uburyo nabivugamo, ntabwo nabyivuga mu mazina yabyo, n'umwanda murabyumva. Usabeje umuntu yenda Ashton Hall nuko atumva Ikinyarwanda, kandi ubwo yacyumva Ashton Hall level iri hejuru ntabwo yatsiringa n'umuntu nkuriya, nta kintu bavugana. Uriya mutipe ari world class, n'umuntu wo ku rwego rwa deal z'igihugu. Niba umuntu RDB imutsiringisha ati dukeneye ko dukorana deal ni gusuzugurwa n'akantu nka kariya karaho kadashinga abone ka DJ Flex, uwo muntu ni muntu nyabakintu. Warangiza mu nyuma ukajya kumwaka ifoto, ngo mu ifoto ngo y'urwibutso, ukajya kumwibonekezaho umwereka ibintu byawe ngo ndi umu DJ. Just yarabizi ko ari amafaranga, kuko n'ubundi mbere yavuze ko nta kimuvaho, ahubwo akajya kumwibonekezaho kaka ifoto no kugira ngo iyo foto amwereka ngo n'ibyo akora nyine amusapotinga. Ubwo amahirwe baranamufashije ni byiza, ariko se nyuma yo gufashwa isomo uriya mwana w'umukobwa akuyemo cyangwa yakabaye akuramo n'iri ni ukwitonda, kugenzura umunwa, cyangwa se twebwe twitondera kugira ibyo tuvuga. Ushobora gusebya umuntu ejo ukaba ari nawe ujya kwaka ubufasha. Uramusebeje ujya uvuza ubugambo kuri izo YouTube z'abo bantu, ejo cyaje ubundi uvuze ko atagukorera, atagize gute, turiya mutipe nta birenze njye, nta cyadanje, nta umuntu muvuga njye nta mbona kuri ni umuntu uraho woroheje. Ejo ukajya kumwaka ifoto, ejo akaguha n'imiliyoni. Ubwo uwo muntu uretse kuvuga ngo abantu twabaye barwabuze isoni, we nawe ubwawe wakwicara ukitekerezaho, umutima wawe ntiwagucira urubanza. N'ubwana bw'ubukobwa bwigize ndashima, reka nawe ijye ku wundi. Hari abakobwa sinzi ya mwaribonye ku mafoto cyangwa kuri video, bari hariya bari bameze nk'abantu bahagarariye iriya show avuga ko ari nk'igitaramo cyangwa kiriya kirori cy'igihe Ashton Hall yari yagiye kwa The Ben. Abakobwa biyambitse ubusa ebana, bari bazamuye amapasura kugira ngo bakunde berekana amatako bagire gute. Ashton Hall ahagaze, abakobwa ntibarwana kuzamura imyenda, ngo niho bajya bamwereka amakariso, niho bajya bamwereka imipuri yabo, niho bajya bamwereka. Abakobwa arigiye ko ati nk'umubyeyi wabyaye bari abakobwa yene yagushije cyane n'umwaka waba yaragendesheje. Abakobwa ntanyuzwe no kugira ngo byibura yambare neza imyenda ibigaragara ko yambaye, arimo arwana kuzamura ikibero abantu niba ari amakariso ashaka kugira ngo yereke Ashton Hall ariko yamuguramo $100. Iyo nzara kidakora mwagabanyije guhubugurika no kubaho nk'abantu mwitagarije icyizere. Ikibazo uranazamura iyo myenda ushaka kumwereka amakariso ntayareba, nta nubwo akeneye no kwiteza, nta keneye no kuvugisha. Mane kabanyamahanga umugani bwemera abanyarwanda kubera ko twihagararaho,
umunyarwanda uko yanemera akanogoka kugera ku mwuka wa nyuma agahinda kamwishe cyangwa inzara yamwishe ariko agatuza, uriya nk'umukobwa cyangwa se nka nyina cyangwa se w'abari abakobwa cyangwa se n'abandi nkabo basigaye bagenzaho nk'uko bari abagenjeje, barwana kwiyambika ubusa bigira uko batari bibi, bashaka kwerekana ayo makariso ngo ndeba nanjye nayizamuye. Biriya bimeze nko kuvuga ngo nshimwe pe. Bano bakobwa wibaza mu mutwe wabo babaniye mu bwonko, mu mutwe wabo harimo imyanda, harimo amazi, harimo iki. Hari ibintu bino ubona ukabona abantu mu mutwe wagira ntabwo ari abantu bari serious. Ese bari abakobwa bitwara kuriya ubundi bagira abantu bakundana batabagira so bagira, kuko byuba ufite n'ukunda nta wahisha na video nk'ibyo kandi niba ari unteganya ko dukundana ejo twanabana, kuba njya ku mavideo mu mashuranja akamamara nambaye ubusa nimo ndazamura ndwana kuberekana imyenda y'amakariso n'iby'imbere n'ibyo nambariye imbere, iyo shusho igaragara utanibaha wowe ntiwatinya ko ufite umuryango cyangwa ufite na bene wanyu. Abakobwa bo mu Rwanda byarigendeye bayinareye ibintu bakora nkase. Abakobwa ubundi umugani ni abantu bafite ahazaza, cyangwa igihugu cyacu ni abantu bakirimo mu urubyiruko bataye umutwe koko bwarayayuze. Urarwana kuzamura amakariso Ashton naho ntanakwitayeho, urarwana kuzamura amakariso urindaya, ukora ikindi gituma wumva ko kuba wakambara wambaye neza ariko ibyo wambaye bitakunyuze ugomba kuzamura n'amakariso ngo ubereke ibibero. Ashton naho yibera muri Amerika, ibyo kuhangura kumwereka ikibero, haba ari izo ndaya zo muri Amerika arazibona ku mihanda izo zamaye amahonga haba ni iwabo w'ibitaramo. Ayo makariso ushaka kumwereka muri Amerika yirirwa yareba ku mupebana za Miami Beach yirirwa yikoza ntacyo atabona. Atembera henshi hatandukanye ku isi ku buryo kujya kumwereka ubwo busa bwawe si ikintu cyamukura cyatuma asara. Urabyambaye urimo urarwana kuzamura imyenda ntakurebye nta n'icumu ukuyemo nta n'iki, urutanze video yagiye ku gasozi. Ese mutaniyubaha ngo wibahe wowe ntiwazanubaha n'azaza hawe by'uru uvuge ngo nzabyara umwana n'amashusho n'azasaza ku mbuga nkoranyambaga zawe umwana atazajya mbona ngo abone ko mama yari ameze gutya. Manu sika abantu b'abanyarwanda social media zatugeza abasazi kwe. Imbuga nkoranyambaga aho umuntu akora ibintu bidakorwa ukabona umuntu arabikora kandi ari fair y'ibyo bintu akora. Ejo cyaje undi ugasanga uwo mukobwa yana yigize umuntu w'umustar, yigize umuntu w'umunyacyubahiro. Buriya ejo bundi ngo abagabo barakwa cyangwa ngo abahungu ngo bakunda abakobwa, ejo ngajyanye intanga arashaka ngo bamuhe umugore. Umugore udafite kirazira urwanira kwiyambika ubusa n'utwo yambaye natwo si tunini, arimo ararwana kwerekana ayo mabuno niba nayo mabuno niba ari n'izo neza yiwe arazerekana ko ikizivamo ari amabyi n'ubundi cyangwa se iyo myanda yindi kivamo n'iki. Ibyo birarwana kwerekana ko ntawe ubyitera nta n'ubireba nta n'icyo ari bwungukemo n'ubundi ntacyo yungutsemo. Inyungu zabyo barashya baruriye. Mani mu ibitekerezo byanyu muri comment abantu mwaza kumva bino bintu, ariko bino bintu bikwiye guhinduka kabisa. Iyi gahunda ikwiye kuba bigomba guhinduka.